benshi mu bakuze bakambakambye mu nsengero n'imisigiti barakiriwe, bateriwe n'ibiganza by'abagabura b'ijambo ry'Imana, baturirwaho amagambo akomeza abagenzi batari kumvira ahandi hantu uretse aho ngaho. Wumva byagenda ute igihe abantu babaho badahurira hamwe ngo basenge Imana rurema? Niho benshi bamenye yuko Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko n'ibiriho byose. Niho benshi bigiye kubaha ba se na ba nyina kugira ngo barame bya nyabyo. Benshi bahigiye kwiyubaha mu myambarire no mu mvugo za buri munsi, ndetse abandi bahigira kurambagiza bifite intego. Ahavugirwa Imana mu materaniro higirwa amasomo menshi yakirwa neza n'abayumva, bakayafata bidasabye akanyafu ku mubiri, inkonji mu mutwe, cyangwa ikindi cyose kibabaza umubiri nk'uko benshi bize mu bihe byatambutse. N'umusore utaritoje gusenga mu mabyiruka ye, iyo ageze igihe cyo gushaka uwo bazabana nk'umugabo n'umugore, aba yifuza umukobwa wo mu muryango w'abasenga. Umukobwa utaritwaye neza mu bukumi bwe yumva ashaka umusore watojwe n'idini, kuko amubonamo umugabo ukwiye kubaka urugo bya nyabyo. Benshi basabiwe umugisha bashyingirwa, n'abaheruka uwo munsi kubera impamvu zitandukanye z'ubuzima bakomeza kuhakumbura no kuhakumbuza abana babo ndetse n'abazabakomokaho. Nibyo ababyeyi batabona umwanya wo kujya gusenga, ntabwo ari ikintu bakwifuriza abana babo nk'umurage. None byagenda bite mu gihe abantu badahurira hamwe ngo basenge Imana? Basenge bungurane, ahubwo buri wese akaguma iwe mu nzu, adatarabuka ngo asange abandi basabane basenga Imana rurema. Reka tubivuge mu minota mikeya. Ibuka gukora subscribe niba utarayikora, birumvikana. Dukomeze ikiganiro kugera ku musozo. Muri kumwe na mwarimu Isaac, niwe muganira. Nkunda cyane iyo tuganira tukungurana, kandi kubaho burya no kwiga no kunguka. Ku ruhande rw'iyobokamana mu myemerere myinshi, gusenga ni uburyo abantu bagira bwo gukomeza umubano wabo n'ubumwe bwabo hagati yabo, bagashaka amabwiriza n'indangagaciro ngenderwaho, kuko nta dini ridatoza abantu kwiyegereza Imana ndetse no kubana neza n'abandi. Iryo dini ntabwo ribaho. Niba abantu badahura ngo basenge, ibyo bishobora gutera ingaruka cyane cyane ku busabane bwabo. Ubusabane bwabo bushobora kugabanuka cyane, kuko abantu kenshi iyo bahura barushaho kwiyumvanamo. Uzarebe ihowe n'umuntu mwabanye ahantu runaka, nko mu kigo cy'ishuri cyangwa mu ngando, usanga mufitanye isano yanyu ntabwo yapfa gusaza gutyo gusa cyangwa ngo isibangane. Hari ibitekerezo by'uko mu gihe abantu baba badahura ngo basenge, hari ibintu bimwe byahagarara burundu. Abantu bakomeza kwimakaza umuco wo kubana no gukundana, wa wundi amadini ugenda utoza abayoboke bawo, ahubwo buri wese akaba yahindukanya mwigendaho. Ku ruhande rw'imibanire y'abantu, ubushake bwo kongera ubufatanye bwabasha kugabanuka. Uburyo bwo gusananirana ndetse no guterana inkunga, ibyo ngibyo byacika intege kubera ko abantu baba badahura nyine ngo bavuge kuri icyo kintu. Uburyo bwo gukangurira abantu gukora ibyiza bushobora kubura umwanya, buri wese akihugiraho cyane. Kugabanuka k'ubusabane bw'imiryango, hari imiryango nayo igenda igendererana ndetse kubaka ubumwe bishingiye ku buryo bahura bagasenga. Ubwo bumwe bw'imiryango n'ubusabane byagabanuka, ahubwo gukomera ku bwigunge n'imyumvire ya buri muntu ku giti cye, ibyo ngibyo nibyo byahabwa umwanya. Kandi wibuke, biragoye cyane ko umutwe umwe wabasha kwifasha ibitekerezo. Iyo umuntu ari wenyine, ibyo atekereje yumva ari ibyo ngibyo, ariko iyo ahuye n'abandi barungurana, akabasha kuva ku kejo ahubwo akemera inama z'abandi, kuko kubaho ni ukwigishanya. Bitekerezwa ko abana benshi babihomberamo cyane ugereranyije n'abantu bakuru wenda, cyane cyane abana baturuka mu miryango n'ubusanzwe idaha agaciro ibigendanye no gusengera hamwe. Abana bakura batazi indangagaciro amadini atoza abayoboke bayo. Hari imiryango idafite hari imiryango ababyeyi baba badasenga, ariko abana bakagira amahirwe yo kujya gusenga. Iyo bagiyeyo, hari byinshi bahungukira rimwe na rimwe ababyeyi babo batazi cyangwa batigeze kumenya, cyangwa se akenshi batanaha agaciro. Wibuke
uko umubyeyi yaba umuhanga kose, kwa kundi tuvuga ngo wenda ngo abantu bakwigishanyiriza mu miryango birashoboka, ariko uko umubyeyi yaba umuhanga kose ntabwo yakwigisha abana be wenyine ngo azabagirize ku rwego rukwiye rwifuzwa, cyane ko burya abana bizera abigisha babo kurenza ababyeyi babo, kabone nubwo ababyeyi babo baraminuje cyane, abana bizera abarimu cyangwa abigisha babo kurenza ababyeyi babo. Nanjye ntabwo nzi icyakorwa kugira ngo ibintu byicurike. Wenda gusengera hamwe, abana bahura n'abigisha batandukanye bakabahugura, ibyo turabizi, bakabatoza gukura bubaha Imana ndetse n'abantu. Kurera ni ugufatanya, ibyo tubizi twese. Muri ubu bufatanye amadini abigiramo uruhare rukomeye cyane. Uzumviye ababyeyi benshi bashimagiza ibigo by'abihaye Imana, burya hari icyo baba bashingiyeho. Akenshi ni za ndangagaciro bahakura, kuko n'ibindi bigo birigisha, ariko iyo hajemo kuvuga ngo abihaye Imana, za ndangagaciro abana bahakura kandi ziba zifatiye ku myemerere ndetse no gusengera hamwe. Ibi ni byo ababyeyi benshi bagarukaho, babumva yuko umunyeshuri warorewe mu kigo cy'abihaye Imana, kuko babigisha amasomo, amasiyansi, ariko bakongeraho n'aka kantu, indangagaciro zibonerwa zigishwa n'amadini. Nibyo guhura n'umwana watojwe indangagaciro zitangwa n'amadini atandukanye cyane rwose n'utarazitojwe. Ibyo turabizi, cyane cyane aba mu burezi duhura nabyo. Ku ruhande rw'imitekerereze n'imibanire ya buri muntu ku giti cye, abantu benshi bakururwa no gusenga, kuko burya gusenga birahumuriza, bibaha icyerekezo n'icyizere. Niba ntaho bahurira ngo basenge, bishobora kugabanya uburyo bwo gusangira ibibazo ndetse no guhumurizanya muri ubu buzima busanzwe. Kandi abantu bakeneye guhumurizwa, kuko ibiteye ubwoba ni byinshi. Abantu bashobora gushyiraho ibindi bintu bisimbura amateraniro rusange mu gihe kugira ngo basenge, bahure basengere hamwe bihagaze. Abantu bashobora kugira ibindi bintu barema bishobora gusimbura amateraniro rusange. Urugero, ababyeyi n'abana bashobora kujya birwanaho uko babishobojwe mu miryango. Gusa wibuke, hari n'ababyeyi baba batabishoboye, ndetse wavuga ko ari benshi. Cyakora bashobora gutangira wenda bagerageza uko babibashijwe, gusa mu byumweru bike cyangwa amezi makeya, gusenga kuri bamwe bishobora gusigara ari amateka nka kera habayeho. Ubwo n'uguhita umuntu yibaza ngo ubundi se umuntu abayeho adasenga byatwara iki? Ubwo abantu baba basigaye bahurira mu nama rusange, mu masoko, ibimina, utugoroba tw'ababyeyi, amatsinda y'ubufasha, ibikorwa by'urukundo, wenda habaye hari uwabyoruganije, ibikorwa rusange by'imibereho myiza. Ariko wibuke, akenshi bene aya matsinda ntajya atangizwa n'isengesho. Mu bice bitandukanye by'isi hari abantu babaho mu buzima busanzwe, ariko badafitanye isano n'amateraniro yo gusenga, ahubwo bafite ukwizera ku giti cyabo. Ku ruhande rw'amateka, hari ibihugu n'imiryango yabayeho idahura ngo isenge, cyangwa idafite amateraniro ashingiye ku idini, ariko akagira amategeko yubaha abantu, indangagaciro n'imibereho myiza, umuco w'ubufatanye ndetse no gutabarana. Icyo bivuze ni uko guhura ngo abantu basenge ntabwo ari cyo cyonyine kigena niba abantu babaho neza, ariko ni kimwe mu bintu byinshi bifasha abantu kugira ubumwe, kandi burya ubumwe burakenewe mu bantu. Hari ibihugu bimwe abantu benshi batajya mu nsengero. Ubushinwa n'Ubuyapani ntabwo bemera Imana Yehova yawe, ahubwo ni abahakanyi bita atheist. Ntabwo bemera Imana rurema, ahubwo bemera imbaraga z'ikirere n'imyuka y'abapfuye. Ahanini kuri bo igifite icyo kivuze ni icyo umuntu yakoze akageraho gifatika: inzu, imodoka, imirima, umutungo ufatika, ku buryo bakubwira ati dore ibi nibyo nagezeho. Ntabwo rero ibyo birata bashyira imbere ari ukujya mu nsengero. Abana b'Abashinwa n'Abayapani ntabwo batozwa idini mu buryo bwo kujya mu nsengero, ahubwo batorezwa mu rugo bakayigira umuco n'indangagaciro. Mu ishuri bakigishwa imyitwarire, discipline ndetse no kubaha. Mu minsi mikuru y'igihugu baragenda bajyana n'imiryango mu nsengero, ariko mu nsengero bafata nk'ahantu h'umuco, ntabwo bahabona nk'ahantu hatangirwa amasomo y'idini. Gusa agahugu umuco, akandi umuco wago, byose biterwa n'aho babyonse ndetse n'amateka y'ibihugu byabo.
uretse Ubushinwa n'Ubuyapani hari ibindi bihugu bigira abaturage batajya mu nsengero. Korea y'Amajyaruguru, Vietnam, Cuba, Repubulika ya Czech, Estonia, Suwede, Nova Zealand, Denmark ndetse n'igice kinini cya Korea y'Amajyepfo gifite abantu benshi batajya mu nsengero. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari ibihugu bimwe noneho leta zishingiye ku madini, ugasanga idini niyikontorora gahunda zose z'igihugu. Ibikorwa byose by'igihugu bikaba byubakiye ku murongo w'idini. Dufite urugero rwa Vatican. Idini rikuru ni Kiliziya Gatolika muri iki gihugu cya Vatican, umurwa mukuru wa Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi. Ibyo turabizi. Umuyobozi cyangwa umwami w'iki gihugu ni Papa. Leta igengwa n'amategeko y'idini. Nuko ibintu byubatse. Igihugu cya Irani, idini rikuru ni Islam, bagendera ku mahame y'Abashia. Ubuyobozi bukuru cyangwa Supreme Leader ni umuyobozi w'idini, arwita Ayatollah Khamenei. Ndumva ari we muyobozi kuri iki gihe, niwe uyobora igihugu kandi ugahagarariye idini. Amategeko y'igihugu akurikiza amategeko ya Islam. Hari igihugu bita Arabia Saudite cyangwa Saudi Arabia, hari Afghanistan yari mu gihe cy'Abataliban. Icyo gihe igihugu kiba kiyobowe amategeko agenga igihugu abashingiye ku mahame y'idini. Hari Sudani y'Amajyaruguru mu bihe bimwe na bimwe. Ibi bihugu mvuze biri theocratic. Theocratic ni ukuvuga ngo biyobowe n'amadini mu nzego zose z'igihugu. Hari ibindi bihugu bimwe leta zabyo zidashingiye ku idini runaka. Ugasanga noneho zo ni leta ariko iby'idini amadini ameze nkaho yigenga. Ingero z'ibyo bihugu dufite France, hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, India, Turkiya, South Korea cyangwa se Korea y'Amajyepfo ariko mu gice kimwe, ndetse n'u Rwanda ruza muri iki cyiciro cy'ibihugu leta zabyo zidashingiye ku idini runaka. Muri izi leta rero tujyane, zitanga ukwishyira ukwizana kw'amadini, ariko ibi ntabwo bisobanuye yuko umuntu abyuka yabuze ikindi yakora ngo ajye gushinga idini nta murongo. Cyane ko abenshi banashinga amadini muri bene izi nzira usanga bishakira indonke mu bayoboke babo, kuruta kwigisha Bibiliya nk'inkomoko y'ukuri gukwiye kwigishwa abantu nk'inyoko. Ugasanga nta shuri, nta bitaro bubaka, nta gikorwa cy'iterambere gishingiweho n'iryo dini, ahubwo ugasanga menshi muri ayo madini yemera bino ariko biriya akabirenza ingohe, kandi byose bifite inkomoko bitwaza ariyo Bibiliya. Muri aka kajagari rero niho leta isigara ireberera abaturage bose, harimo nabo ngabo babarizwa muri ayo madini. Birumvikana leta igamije gukuramo umwanda mwinshi ubasha gutindahaza abayabarizwamo. Ndumva warigeze wumva basaba abayoboke babo kutivuza, ngo abana nibareka ishuri Yesu araje, ngo nibagurishe byose kubwo gukurikira Yesu, ngo niba atari ibyo kababayeho. Ukagira ngo gutunga Yesu bisaba gutanga ibya mirenge, akenshi rimwe na rimwe usanga batanafite. Ukaba wanakwibaza niba hari umuntu utunze agakiza kurusha abandi, wenda akaba yakabagurishaho, ariko ugasanga muri rikorosi hatabayeho gushishoza cyane, umuntu abasha kuyobagurika. Kuko Yesu yapfiriye inyoko muntu, kwizera icyo gitambo birahagije ngo umuntu aba afite agakiza kuzuye, bidasabye gutamba ibitambo by'amaraso yandi ngo tubashe kwemezwa bya nyabyo. Uyu nagaruka azasanga abantu bagikora, abanyeshuri bazaba bakiga kandi bazaba batsinda neza. Icyo dushishikarizwa no gukora cyane, tugakorana umwete imirimo yose twerekejeho amaboko, cyane cyane iyo dushinzwe, kugira ngo tutazagirwaho umugayo wose. Bimeze gutya ijuru twazasigara turyumva mu matangazo, kuko twirengagije umurage twahawe n'Imana ari wo gukora cyangwa umurimo. Niba abantu babaho badahura ngo basenge Imana, ntibivuze yuko ubuzima bwabo bwahita buba bubi cyane, ariko byakuraho zimwe mu nyungu zo kuba hamwe mu kwemera, ubufasha, ubumwe n'ubusabane bwabo, kugira ngo bakomeze babungurana mu by'ubuzima bw'iyobokamana. Hatanitawe ku ihame ry'uko guterana kwera gukwiye guhabwa umwanya kandi kukubahwa cyane kubera impamvu abantu bashobora gushaka ubundi buryo bwo kubaka ubumwe n'indangagaciro.
ariko wibuke amateraniro y'iyobokamana akomeza kuba uburyo bukomeye cyane bwo gusigasira umuco n'ubumwe mu bihugu byinshi ku isi. Niba wakunze ikiganiro, wibuke gukora subscribe, ukore like, ukore comment, ubasha kugisangiza n'abandi, tugakomeza kwagura uyu muyoboro twunguraniraho. Ndabashimiye cyane rero bakunzi bacu, ikiganiro nk'ibi nakagaruka. Ndabashimiye cyane, mwakoze kudukunda no kudukurikira.